So ndasoma muri no kuva namwe musome hose ibintu birajya mu ndimi hawe no kujya muri bibiri handitse ijambo ribi kuvuga ngo Zeburuni azatura ku kibaya cy'inyanja, azaba ku kibaya kiriho inkuge, urugabano rwe ruzerekera i Sidoni. Amen. Dusubiremo. Zeburuni azatura ku kibaya cy'inyanja, azaba ku kibaya kiriho inkuge, urugabano rwe ruzerekera i Sidoni. Amen. Bakiri ijambo ry'Imana. Imana. Ijambo tugiye kurihuza n'uyu munsi, tuvuge ko biraryoha, bizashimwe cyane, mureke bidukundire kandi bituryohere, kubera ko ibintu biraryoshye, kandi iri jambo ni ijambo riryoshye, usibye ko kurisobanura bisaba amavuta, bigasaba n'imbaraga z'Imana. Si byose? Ntabwo ari ibintu wapfa guhita uvuga ngo natekinitse ngo bivuge iminota 10 cyangwa 20 ubibone, kubera ko ariko haleluya, ibintu by'Imana biba bifite uko byerekana. Ariko dusomye ijambo ryiza rimeze neza, wakibaza uti se Zeburuni na Jate inkuge z'icyo ni igiki? Ku kibaya cy'inyanja bisobanura iki hano ko atari ku kibaya cy'inyanja? Ibi byo bishatse kuvuga iki? Ariko amen. Amen. Ariko hari icyo bisobanuye mu izina rya Yesu. Haleluya. Yego, ubundi inkuge bisobanura iki? Bwato. Bisobanura n'ubuhungiro, azaba hafi y'ubuhungiro. Ubundi yazashiye cyane, kandi tugire neza cyane, reka tuganire. Nanaraka aya magambo ni Yakobo wayabwiye umwe mu bahungu be, Zeburuni aramubwira ngo wowe uzatura ku kibaya. Amen. Yego, ikibaya uzaturaho ni hafi y'inyanja, hakaba hafi y'inkuge, mu cyerekezo cy'agasozi cyangwa se cyaho bita i Sidoni. Isamuvugaho, Yakobo arahita arapfa, aragenda, ariko agenda yamuvuzeho, kandi ibyo yari yamuvuzeho Imana yari ibishyigikiye. Hari igihe umuntu avuga ibintu Imana ikabishyigikira, biterwa n'igihe abivugiyemo. Imana yacu tugire neza cyane, yadashyiwe cyane. Ni kimwe n'ibyo nakubwira izi saha byahita mpagaze mu cyimbo cy'Imana, kubera iyo ugiye kuvuga iby'Imana ni ukuvuga ngo uko wari uri ntabwo bari gukira. Imana yacu duhana umugisha. N'abandi Zeburuni nawe arapfa, ariko Zeburuni yapfuye igihe Abisirayeli bavaga mu Egiputa. Yego, apfa asize umuryango, apfa asize noneho abandi barakomeza barazamuka bajya i Yerusalemu, abandi Samariya, abandi bakwira igihugu cyose. Mana yacu tugire neza cyane. Amen. Yazashimwe. Noneho ibi bintu birabihuzaje, reka tuganire. Yazashimwe. Amen. Amen. Bibiliya ivuga ngo baragenda, bageze i Yerusalemu, Abisirayeli baribagirwa, agakiza kasigaye kuri iki kibaya, nibo bagasigaranye bonyine. Yazashimwe. Bo barakomeza basigasira ibyo Imana yavugiye mu kanwa k'umugaragu wayo Mose, barakomeza barinda ibyo Imana yavuze. Amen. Abandi baragenda bakorera ibigirwamana, abandi baragenda, ariko haleluya. Amen. Bibiliya ivuga ngo bagira umugabo bita Ahabu. Ahabu niwe nshatse kuvugaho. Uyu Ahabu azana umugore wa Kanyamuzikira wa Kandare, azana uwo bita Yezebeli w'Iyezereli. Yego, Yezebeli rero yimukana imana zose z'Iyezebeli, arazizana zigejeje i Yerusalemu, abwira umugabo ati shushu, sheri, ndashaka ko abantu bose babahindura bakajya bamenya ko na Dagoni afite agaciro. Ahabu ati ibintu bidafite gahunda. Yezebeli ati niba wanze noneho ndirimba ndarira.
aha akambwira ngo biri burari ubwakazi nta kibazo rwose ni ukuri kw'Imana ndabikwemereye ariko amen dagoni barayisenga ugiye gucuruza butike agashyiraho dagoni agashushanyaho urwapa rwa dagoni ugiye guhinga urutoki akavuga ati ashera ngaha niba uzaje araharinda ariko amen ngo yeza baragenda afata igihugu cyose agihindura ikibigirwamana hasigara cya kibaya yego so b'abahungu batuyemo bonyine ab'umuryango Burundi nibo basigaye bonyine ibyo bintu bitabagezeho murahaga ariko haleluya amina nandora kombana yakiganire nandora aba bahungu bamaze gusiga Bibiliya avuga ngo izuba ryaravuye ribwira kuri cya kibaya basigaranye amazi gusa n'amafu uwo bita Eliya wabona ubwo buzima atanihanganira aravuga ati ubu ngubu abari i Yerusalemu bari kurya neza abari i Yerusalemu bari kuvanga amagafiriti abari i Yerusalemu bari kugira gute arazamuka avuga ati bari abahungu twarabanye kandi tukiri muri Egiputa basogokuruza bacu basize bavuze ngo tujye gusangira kabisi n'agahiye warazamuka agiye kubareba kugira ngo arebe ko bamuha uko bamerewe neza ngo agezeyo nizashima ngo ahera mu isoko ageze mu isoko ariko ageze mu isoko ngo yagera ku kibutika cyari cy'umukirisitu cy'umudiyakoni agasanga hacapyeho urushushanyo hejuru handitse dagoni ngo ahangaha harirwa na dagoni ariko haleluya agasanga umurima w'umuntu ukomeye cyane w'ibigori guturiye kumeze neza wanditseho ngo biva kuri Ashera ibyo byatangiye ryane ngo aragenda ngo muri iryo soko yari ari kubungama ahuriramo n'umugabo bita Obadi barasuhuzanya bararamukanya amwitegereje ngo aramubwira ngo ariko nageze ino nkabona ibintu bidasanzwe Obadi ati ni ibiki ubundi ko ndi kubona ufite ubukebwe ukaba wambaye bodaboda ngaba ndi kubona wagira ngo izuba ryarakurasiye ubundi ubaga muri uyu mujyi ntabwo abaterekada nje mukanya nje kubw'imibereho yezashima nzi no kubera imibereho narinje ngo ndebe ko ndabona ikiyede narinje ngo ndebe ko bene wacu bamba ku gafiriti nanjye ndikunda kwinjira agasanga handitse ngo sheshi yemeje hano hari ijwi ryacu naga kwinjira agasanga ngo adakoni rumeze ukuru naga kwinjira agasanga washewe rumeze ukuru ariko ko nari imberuka turi abakirisitu ko twavangiriye ibi byaje ryane Obadi aravuga ati witonde twese Yezebeli yamaze kutwigarurira yego abavuga ukuri bose birogoreka ku basha ngaba 50 ngaba abandi 50 urimo rero ceceka abantu bakagombye guhanura tukamuburungu none bose aho kuvuga bakavugira mu ubusaha ngaha barabivuga bimenyekana yati sinone barabahanura amen abangaba n'abahanuzi abandi bo bajya kubera njyewe amafaranga garashiranye uratwara ibuwe ndi gushaka amafaranga ngo ureka akabu rero kwa bahungu banarabagire bakabije ariko amen Eliya nukuri kw'Imana ntabwo ibingibi byari bikwiriye nta kibazo mukomeze munyotewe ni ikigaragaza ko bigihari yadashimwe cyane ariko haleluya Obadi aramubwira ati ugize ngo nawe reka nzane n'abandi bakwereka Eliya arababwira ati rero njyewe ndi kumva bidakwiriye kandi hari ikintu ntekereje mumfashe igitekerezo cyaje mugihe imbaraga mugihe ingufu mugishyigikire Obadi ati kitubwire twumve niba gishoboka yego turagufasha Eliya arababwira ati njye basabye ihunga njye sinsanzwe n'umuhanuzi sinereka ubundi Eliya ntiyerekwa cyane impano yarafu
yazamutse agiye gushaka imibereho agenda yagira ifushi ariko murahangaha ariko haleluya aravuga ati njyewe narinde gushaka imibereho ariko sanze iriku ariko nabikora arababwira ati mwewe rero mufite impano yego ngiye gupfukama muri ubu buvumo impano zose mufite buri wese atunga ikiganza utarabona uko mboraho yerekeza y'amaboko avuga ngo ibiturimo byose biga muri Eliya hasigaye jeje guhura na hamwe sawa murahangaha yego ariko haleluya cha abahungu batipfukama ibyo uvuze turabibutunga uzije no kubibutungaho tunaravuga ngo Eliya arangije arapfukama abahungu bose babutunga ibiganza yego babutunga iki ibiganza baberekezaho ibiganza babukoza ku mitwe sawa ariko aravuga bati imbaraga ziturimo zose nizija kuri wowe sawa Eliya ati sawa noneho bakirimu wari ufite iyerekwa gicomeka mu jisho rya Eliya wari ufite ubuhanuzi zicomeka muri Eliya wari ufite impano z'ibitangaza zicomeka muri Eliya wari ufite ijambo gicomeka muri Eliya Eliya aragenda araguka abwira Obedi ati ngenda azamutse mve mu buvumo niko bisa arazamuka hehe mu buvumo amena Eliya aragenda ava mu buvumo Obedi ati wamuka ntiyigeze abaza ati mbese kwa habu iri yerekwa bari bamushizemo ibyo bari bamwatiyeho byose byahise bimuyobora bimwereka kwa habu aragenda ageze kwa habu ageze ku gipangu asanga n'abajepe asanga n'abasekirite n'abarokome n'abantu bagize gute agahita amukora akagira ati wahabu uri mu nduki ntabwo urahabwa amatamu yari afite imbaraga zari byamugiyemo kera aratambuka kubera ko bambara aragenda agera ku bakabiri aragenda ahita mu gipangu arababwira ati mwe murahabwa abahungu batereka da arabatambutsa abayuramo ngo aba yitotse muri salo nk'ahangaha asanga habu yagamike yambaye imyenda y'imihengeri n'ibitare ameze neza ngo ari kuvuga ijambo muri salo aravuga ati niwahabu ahaba ati wowe uteye uvuye he aramubwira ati jewe ndi Eliya jewe ndinde Eliya umwe wo mu muryango wa Zebuluni wasigaye ku kibaya hasi ku nyanja hafi y'inguge hafi Edosome hahandi Ejobe sikari nanaja gushaka ikiyede ariko ibyo nasanze mwarakoze wowe na Yezebeli byateye kugira icyo nkora ahaba turakora iki wowe nkawe urakora iki ngaho utagira inkweto ngaho utagira intuza ngaho urakora iki Eliya ati rero atega amatwi nkubwire aramubwira tumva nkubwire ariko haleluya amina shingiye ku byo naboneye mu buvumo ndi kumwe nawe Obedi ndategetse uhera uyu munsi imvura ntizagwa muri iki gihugu arigendera aha bati mumufate abahungu baba bamucakiye mumucakira Eliya ati mwe mwitwaze mvuge n'ikindi aravuga ngo narigeze imbabazi n'ikimwe naco ngizeho ndagihagarika ati ngaho mundekure ngende Eliya baracitse aragenda ariko amena amina Eliya aragenda yego abagenda ku musozi agenda ku musozi Uwiteka yishimye abaramwakuye aramwakura ati Eliya we arongera ati Eliya sawa Eliya ati karame aramubwira ngo ni Uwiteka Imana yawe nibyo nubwo wavuze ndagutumye ukavuga uteretse ukavuga utabonye ukavuga ntabyo navuze ukavuga kurara isura gusa umurija wavuze ndabishigikiye sawa Eliya ati ubwo ubishigikiye nanjye ndagiye mavuta ariko haleluya
dufite ishaka Yesoa atrai. ko dufite ishaka ajongo someri nekite The contraire. imari nikite fire wahade Oui. haleluya Elia aligende yego Tasasoa. abaragisha ariko amen Amen. waragenda Elia amaze kugenda izuba ngo mbona rirashanye rirakubise abazamutse umusozi ageze ku musozi atariko rero nahagaritse imvura ariko nanjye bagiye kuba ndi muri iki gihugu uwiteka arakakura Eliya ariko haleluya amwakuru bwa kabiri aramubwira Eliya mbonye ko ushobewe yego mbonye ko uzi uko wabigenza mbonye ko inzira zibuze ariko noneho yazashimwe cyane uko mugana nawe Eliya atimbwira manuka aho ngaho werekeze ku kagezi kari muri rasa Yego. kata aho ngaho agenda yarafi imana yizi ikora ku maso agakata ikarata yicometse yagezemo akazamo agashakagezi akaba kutuzi yazashimwe cyane ariko aleluya yewe Yesu we mu kanya ga saa munani imana igahita itegeka igikona kikaja mu bafilisitiya ku ibagiro kigahita gifata inyama kikaguruka kikaza kirukanka kikayitura naho Eliya ari kiti wanyweye amazi gusa ariko jya n'inyama Nibyo. ariko haleluya kuvuga ngo Eliya yagaburirwaga n'ibikona hari icyo bisobanura yazashimwe ubundi igikona ntabwo ari cyiza igikona sinakizima igikona ni kibi uzasoma Bibiliya mwitangiriro uzasanga imvura iza kumwuzura Bibiliya iravuga wafata igikona aracohereza ngo kigenda kizana amakuru aho kugira ngo kizane amakuru kigezeho gisanga injumbi ni nyinshi kiravuga kiti sinsubira nari nazima kiririra umunsi wa mbere baragitegereza abona ntacu uwa kabiri kiririra uwa gatatu kiririra ariko ngo atumye inuma mu kanya ibizanya akabi k'umuvuga ariko haleluya mutavuze ngo amen igikona si intumwa ariko imana itegekaga n'ibikona bikagaburira Eliya Yego. bisobanura ko n'ubwisilamu yamukorera ubu Yesoa. bisobanura ko imana yakorera iby'amahanga wafashe ibyacu nta imana itabikura Niko biri. ibyacu nta imana itabivana ibyacu si ngombwa ngo biva mu banyamasengesho gusa ahubwo no mu bikoni imana ibishaka Niko biri. no mu bikoni imana ibishaka Nibyo. kozagaruka we Azaza. Joma sonde fire ewa ndesika kadekera kuja n'ibijyo ariko haleluya Amina. leo Yesu we Namba Dos. uraboneza hari icyatsi No. ntabwo ibyo bikona bijya bituma ariko imana ikabituma ibikona umuntu agatuma ngo kigaruka ariko imana ikabituma kikagaburira Eliya navuga ngo amena ko Amina. Yesu we kubera imana muyobozi humura ibikona byakora ibikona byagira gute byakora imana ikoreshaga n'ibikona Bibiliya iravuga ngo Eliya atungwa n'ibikona biramutunga umwaka urashyira Eliya ari kurya iby'ibikona inyama Eliya ararya amazi akanywa umutsima Eliya agakubita agafungura barananuka Eliya ararya data wafese we yego waruma Eliya agira itoto bandi barashonje yewe Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana gira ishaka gusa gira umwete gusa cyangwa umenesikano Emere gaye. ariko haleluya Amina. aho bita mu rukoresho agira amavuta agira imbaraga haleluya kumvikana zuba muri wayo
yego akagezi kakamye kamaze gukama yari ati none ko gakamye ariko kabafite bya bindi byose biyirunze amana ikibazo bari bamubwira ngo ntukangwe n'akagezi gakamye ndacyafite ahandi hantu ngiye gufukura yego aramubwira ngo ibyo abana bajya abahungu bagutunze yego cyagihe uri mu buvumo bagutunze amaboko cyagihe bavuze ngo nibikuzemo cyagihe babiguhariye ngo ni ibyawe cyagihe bavuze ngo ni wowe kumuhanura burya n'izi bitangazo bifite nibyo isarafati ngukorere bitangazo seso ayatra baragendagaza isarafa ayiwe asanga umukecuru buri nawe utagira icyaragene asigaje kwipfira we n'umukobwa we niko ndatatweka muri aha ngaha yego haleluya mukecuru ati karame aramubwira ati cobo yohani ageze imbere ya Eliya aramubwira ati mbakubwire genda n'utuzi mukecuru ati amazi yawe mazi yagize gute aramubwira Eliya ikamenya ko ubwo amazi aha ikidahari ari ibicu aramubwira ati yohani ntuzane amazi dusuzane ntungerageze utavugisha menshi Eliya ati sikandi ni ibiki umukecuru ati yewe byari byo ariko naje mfite impungenge agahari nakaje n'umwana wanjye nimugoroba nituturangiza ejo tuzategereza dupfira ibiri dupfira itatu nuko ariko ibihari ni ibyanjye n'umwana Eliya atapfa kubona genda ubigenza uko ubwenge undekera kandi ukazanye n'ibindi genda uteka ukaza umukecuru ati umugabo ko ari umugaragiye aravuga ati ariko uyu nguyu bashobora kuba yenda gupfa yego ashobora kuba amaze atajya yego ariko haleluya kandi umupasiteri watwigishe yaravuze ngo na nyuma ya zeri irakora reka amazi agatima murabure sigare zeru sigare bure ahasigaye imari zakora iby'abandi bitabikora aheza ni mwiza umukecuru ngo aragenda akubwira hirya akagaragura ashaka idusha rero tarakubisa twari dusigaye abarazanye ageze imbere ya Eliya aramubwira ati mukozi w'Imana mujya hasigaye byarangiye Eliya ngo arataka arangije ntiyasigaza n'agake ariko haleluya arahirije kurya abwira umugore atumva rero umva madamu yego dore buragorobye genda uteka iby'ijoro umukecuru ati noneho nukuri kw'Imana wa mugabo nakubwiye we nje kuzana ikibazo urebe reka ngizana reka ndani ikibo urebe utagira wenda ngo harabo kuri mu kuzana ikibo yadashimwe cyane mu kugiterura yumva kiranemeye ariko sinukuri kw'Imana ko cyane apfundu yasange ziruzuye araza ati niko mugabo ngo umupfumu none utabiye mu nzu aho wagereye ako wicaye hanze kuva igihe wagera hagafu utigeze winjira muri iyi nzu yego ariko haleluya amen kumaze muhe mufashwa bari kuza mu bigo bafashwe ariko haleluya nabo barafashwa ariko amen kutinjiye muri iyi nzu uyifu wayisukiyemo Eliya atari kugenda uteke aramubwira ngo ngira iki kiba ntigiteze kuburamisa kandi usize n'iki kiba n'ibyo mbere wakuyemo amavuta ntabwo riteze kuja kubura amavuta ati genda uterure ageze ku ndebe y'amavuta ati yawe na nyuma yaze irakora umukecuru agaruka ari gutishima akabwira kimana we mavuta yewe sikize jogo bene sifa yako ukubona umuyobozi atajyone bose kugira ngo ntayanyote urebe ko ari kugira iyo ni imvange ngo tatave amena ariko amen Eliya bahangaha we n'umupfakazi bararya ukwezi kurashira umwaka urashira idashima cyane ari kurya biramugenda uti nugira ishaka uzajya abandi yabishe uzagira itota abandi bumva nugira ishaka itota uzambara abandi
nugira ishaka uzabona abandi bambaye ubusa nugira ishaka adome serifaye uzabaha abandi bari gusa nugira ishaka yewe yesu amavuta haleluya nawe nifite ubushobozi atatwese ndamwambaye yesu turakumva Kristo komeza witamo biriya mugabo yo uri umugabo bita Eliya ava kuri uru rugo aragenda yerekeza Yerusalemu Imana ntibamutanze amubwire ngo bahangaho ugende bahangaho ugende igihe cyo guhura nawe ukirageza twagize ngo ni imikino naho amaze ugiye kububaka aho bade ati twagize ngo ni imikino naho wajuje Eliya ati burya byari byo haleluya Eliya ati cyagihe mwaracometse numva biracometse numva birije cyagihe mwarasenze numva birije haleluya cyagihe mwaravuze ngo bikore numva birakozwe nayo mpamvu kubwi ecometse ikato Ahabu Chigome maze iminsi ndababwiriza amakuru yawe barambwiye ngo uteraga intambwe imwe ukawugeze ikiga ntugiye kuguruka ntari ntabwo ahaba kanje maguru uri kunyosha ndakuyoberwa burya bya bindi byakugiyemo biba byinshi ubundi uragurukaga haleluya tuguheruka kera ariko buno barambwiye guteraga intambwe imwe ukagenda singiye kubera akaga k'uburambe ariko Amina Eliya aramubwira ati ubu najeje indimo ntabwo inyemerera gutoroka habo ntabwo ndamuhunga oya gutoroka habo ndaza kubonana nawe ubona kubone wa mugabo ahabu naje kubonana nawe ubona kubone niba natokera sana amen bana ya ngongere kwa amen amen obade atira gutaratoroka reka yaruke mu bibi obade abaragaruka bageze kuri aha baravuga tuva hawe ubushatsi imyaka 3 n'amezi 6 kabu genda mubonye yarundi satani yari tisuko wavuga uramubonye aracyabaho aracyabaho wagira ngo niwe mwana uzi toto afite ariko haleluya amen aramubwira atafite itoto umusigaye urambara izahengamye umusigaye urambara izazanye icyuya kubera utabona amazi ntugifura izuba ryarakubwiye nawe habu buno nabonye Eliya niwe mwana ariko haleluya ahaba ati yamujanye cagi akimara kumbwira ngo arayihagaritse cagi yabwira ngo arayihagaritse ubwami yaravuga yaraje turufungura nagize ngo ni imikino naho ubundi ararushagira ubuzima ariko haleluya nagize ngo ari gukina naho ubundi yayihagaritse aravuga ati haleluya ariko amen ntabwo ushobora guhanura Imana ikaramukaranga haraho biva ahabu Eliya yazamutse agiye kwishakira imibereho ageze aravuga ati shaka ririmo rimyemerera gukora igicoba rero kabamwishe yadashima cyane ubundi kumva Uwiteka ari kuvugisha oya mugirisha kagusi tugirisha ka uri abandi batariye wamba abandi batambaye ububatse abandi batubatse ugiye abandi batagiye ushingiye abandi badashingiye ariko haleluya amen tugirisha kagusi yadashima cyane Eliya aramubwira ati rero yego muri iyi misozi dukikije hitamo umusozi umwe duhurire ngiri Heburoni ngiri Gibeyoni nguri umusozi w'Herimo ngiri imisozi y'Lebanoni ngiri imisozi ngiri Karumeli hitamo umusozi yego umwe duhurire n'abahanuzi bawe n'ababandi y'abarimo baracuna gusa ari kubeshesha inama byumva n'ababandi y'imbaga arabwira ati mwe muhanagure Dagoni babwire bose tuzamuke ahasigaye babwire tugezeyo
haba tumusuri kwemera ariko haleluya uyu musozi impamvu ahawe yawisemo niwo wari usigaye ari umusozi bajana imana zabo bagiye kuzishengerera ngo agenda ahita amubwira ati ntarahandi zikarume